Nshuti bakunzi ba Emipro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo, abari mu Rwanda mu madiyoseze atandukanye, amaparuwase, amasantarari n'imiryango remezo ndetse n'abadiaspora, mwese Kristo Yezu akuzwe. Gahunda murayizi ni ugushyushya, ni entertainment yacu nyine nk'abakatolike, abari ibijyanye n'imiziki ndetse no kwemera kwacu. Mu miziki murabizi ko tubakorera indirimbo zirenze nyine za zindi muzi, ariko tukanaganira na ba nyirazo bazihimbye. Buriya ntabwo ari twe tuba twazihimbye, nta nubwo ziba zarimejeje, haba hari abantu bazihimbye. Iby'ukwemera nabyo murabizi, bya biganiro n'abasaseridoti. Kuri uyu mwanya tugiye kuganira n'umuntu ukomeye cyane mu mateka ya muzika gatolika mu Rwanda, anakomeye no mu bindi, ariko ibyo bindi byo ntabwo bitureba. Ariko araza kubitubwiraho. Reka ndeke kumuvuga ntamuvuga nabi, reka muhe umwanya adusuhuze, anatwibwire. Umwanya ni uwawe. Urakoze Emi cyangwa Emi Pro, ndumva ari ryo zina ry'ubuhanzi cyangwa ry'akazi. Ry'akazi. Urakoze kunyakira muri kino kiganiro cyawe. Ngize ngo nivuge rero, amazina yanjye ni Inyasi Hakizimana, Yego. nkaba ndi umuhanzi nk'uko ubivuze w'indirimbo zo kwemera. Hanyuma mu buzima busanzwe, nimba nabyo ngomba kubivuga, Urabivuga. ndi umuganga, niko kazi kanjye, mvura abantu. Ku ndirimbo zawe haba handitseho Dr Inyasi Hakizimana, uri dogiteri? Ndi dogiteri, no kuvuga umuganga. Ndi dogiteri, narabyigiye. Turakwishimiye rero, nanjye ndishimye ko uje kuri no platform y'abadukurikiye bose, kuko ntabwo ari iyanjye gusa, ni iyacu twese nyine. Kuko ibivugirwaho ntabwo ari biri mu nyungu zanjye gusa, biri mu nyungu z'umuryango nyarwanda n'umuryango mu kirisitu nyine. Nibyo. Hano rero kuri Emipro Media, buriya kuri ntabwo uratwibwira, ariko ntabwo birangiye, ntabwo ukonoje mu kutwibwira nyine, kuko ari ubwa mbere tugiye kuganira. Utwibwira academically, yenda professionally, ukaza no kwivugana no mu muziki. Noneho twarangiza tugaheraho nyine tureba icyo twabibyazamo gifitiye rubanda nyamwinshi akamaro. Academically, ubwo ni ukuvuga amashuri. Yego. Ushatse wanatubwira n'aho wavukiye, byose tuba tubikeneye. Hari igihe haba hari n'umuntu yenda muturuka hamwe agahita yishima, utaguherutse akavuga ati wawe dogiteri, muherutse kera turi abana. Nibyo. Aho navukiye, ubwo turi kuvuga ibintu bijyanye na Kiliziya Gatolika, navukiye muri paruwasi Shangi, niyo iwacu, i Cyangugu, mbese diyoseze ya Cyangugu. Hanyuma niga primaire, ikiburamwaka cyo ntacyo nize, ku gihe cyacu ntabwo ari benshi bakigaga. Babyitaga ibinyoni icyo gihe. Hanyuma niga amashuri abanza iwacu Shangi, hafi ya paruwasi. Nyarangije njya kwiga amashuri yisumbuye, nyiga mu seminari. Icyo gihe muri diyoseze ya Cyangugu twe twajyaga kwiga ku Nyundo, mu seminari yo ku Nyundo. Yego. Hanyuma ariko ku Nyundo sinahatinze, kubera jenoside yakorewe Abatutsi imaze kuba, seminari yarasenyutse burundu. Hanyuma twebwe abari abadiyoseze ya Cyangugu, Musenyeri atwohereza kwiga ku Karubanda, muri seminari Virgo Fidelis yo ku Karubanda. Ubwo rero nakomereje ku Karubanda guhera mu mwaka wa kabiri. Nyuma yaho ku Karubanda ndaharangiza,
njya muri universite hari icyo nari nsimbutse. Ubwo nacyo ubwo wambwiye ngo mvuge academic ari nacyo ndakivuga kuko naciye muri Grand Seminari ho gatoya. Hanyuma nza gusanga nta bapadiri mwiza, ndakomeza mbivamo nigira muri universite, muri kaminuza y'u Rwanda, nyine niho nize ibyo bintu byo kuvura. Seminari wagarukiye he? Wagarukiye he? Mu iseminari nkuru wagarukiye he? Nagarukiye muri filozofi. Hanyuma nyuma ya filozofi narebye nsanga filozofi yanyeretse inzira yindi ntatekerezaga mbere, bituma nigira mu bundi buzima bw'uburayiki, Ah, niyemeza kuba umurayiki mwiza. wasanze ubupadiri wabukora nabi. Eh, eh, wenda umuntu yabivuga gutyo, cyangwa se sinari no kubukora nabi, ariko nabonye ko hari n'inzira nari mpamagariwe. Ah. Kera abantu batera urwenya, burya hari igihe bajyaga bavuga, hari igihe twajyaga twicara tukavuga ngo uriya we ngo yitabye nyiramubande. Ntabwo yitabye Imana. Ngo uriya ngo iyo yumvise ijwi rihamagara abandi yumva nyiramubande yaryo, hanyuma aba ari ryo yikurikirira. Eko, ubwo ni Eh, amayeko. eh, Mm, ariko urumva nyuma nyine nakomeje njya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda, niga ubuvuzi medecine nk'uko nabivuze haruguru. mm, Ayirangiza nkora mu bitaro binyuranye mu gihugu. mm. Nyuma ariko nza no gufata icyemezo cyo kujya gukomeza amashuri hanze y'u Rwanda. um, Niga nanone ibyerekeranye na medecine, ari nabyo nkoramo uyu munsi. Yego, Ndumva nkoze ka resume muri make yari ibyo ngibyo. rwose wese ugera no kuri porofesiyo. Eh, Ubwo hasigaye iby'umuziki. iby'umuziki rero, umuziki ndi umuhanzi niko nabivuga, nubwo ntifata cyane nk'umuhanzi ukomeye, kubera ko hari indirimbo nanditse koko Mm, zinazwi ziririmbwa muri Kiliziya Gatolika, cyangwa se zitanaririmbwa mu misa. Kuko ari ikiganiro nakurikiye mu minsi ishize kuri shene yawe, numva mwabihaye umurongo mwiza cyane, ngo hari indirimbo z'ukwemera, mm, hakaba n'indirimbo za liturujia. Numva ari uko mwabigize. mm, mm. Numva nanjye mfite indirimbo za liturujia, nkagira n'izindi z'ukwemera nkeya zitaririmbwa muri liturujia. Zindi bajya bita ngo iz'Imana hanze aha ngaha. Iz'Imana nubwo ntago iriya nyito ntago ngewe kuri ngewe numva itanoze cyane, kuko uvuze ngo indirimbo z'Imana, izindi zaba ari izande se? zaba zaba ari iza shitani se, simbizi. Mm, Eh, ariko numvise ngewe inyito mwavuze, indirimbo z'ukwemera n'indirimbo za liturujia ari ibintu byiza cyane. Nanjye rero ndazifite zo muri izo kategori zombi. mm, Hanyuma zitari nyinshi cyane, ariko hari izizwi muri zo cyane, n'izindi zizwi gakeya, n'izindi zitazwi kubera ko mfite igitonga cyane mbikamo indirimbo ntari nabona ko zikwiriye kujya hanze ngo abantu bazimenye. mm, mm. Nuko. Mm. Nifuzaga ko wenda tukiri aho ngaho ku by'indirimbo nyine watubwira ku mazina y'indirimbo zamenyekanye, izo wowe utekereza ko zamenyekanye zawe, nyine ukazitubwira Mm. ukayiturimbiraho na rofure niyo utayirangiza, ariko ukaririmba kugira ngo abantu bamenye ko iyo ndirimbo ari iyawe koko, kuko hari abantu nk'uko natangiye mbivuga bagira ngo izo ndirimbo nyine nyirazo yenda nta kibaho, Mm. cyangwa Imana yaziremanye. Hari ukuntu indirimbo iba ari nziza ukavuga uti iriya ndirimbo buriya Imana niyo yayiremye tu. Eh, Indirimbo, reka mpere nko kuri indirimbo nkeka ko abantu benshi muri iyi minsi ya vuba bazi cyane. mm, Hari indirimbo yitwa Ndarata Umwami. wow. Muri iyi minsi abantu benshi nkeka ko bayizi cyane, kubera ko nsigaye numva hari abantu benshi bagenda bayisubiramo, cyangwa ahantu habaye ibintu by'amasengesho, misa, hari n'abanyoherereza kuri WhatsApp bati dore indirimbo yawe iri
harya kuri iyi mihanda basigaye babyita ngo ni ugutwika. gutwika. Nk'iyo ndakeka ko abantu bayizi cyane. Korali do Kigali nayo ikunda kuyikoresha mu makonseri, ndumva nyizi cyane kuri Korali do Kigali. Aha, nibo bayiririmbye bwa mbere, ni nabo bayisohoye, bayifite no kuri cano ya YouTube yabo. Mm. Imaze no kurebwa n'abantu batari bakeya barenze miliyoni ebyiri ngira ngo. Wow. Urumva ko hari abantu benshi bayizi. Mm. Iyo ni imwe, ariko hari n'izindi, ubwo mvuzi yavubaho gatoya, ariko hari izindi. Waturirimbiraho nko kuri rofure gatoya nta kibazo niyo utayirangiza. Ndarata umwami. Mm. Iravuga ubundi batangira bavuga ngo umwami Yezu ni urumuri rwanjye, akaba n'amirukiro yanjye, nta kintu na kimwe cyantera ubwoba, turi kumwe. Ndarata umwami rudasumbwa, ndashima Yezu umucunguzi, reka muturiye indirimbo irata ibyiza yangiriye, ntarage mubyinire kuko akwiriye gusingizwa. Ndumva ari uko nguko. Wow, wow, wow. Niyo rwose abantu babimenye rwose ko ari iyawe, kandi ko ugihari. Ndahari, ndacyagerageza iyo nabonye akanya. Mm. Hari n'izindi, se nakubwira nk'iyi, hari indi njya mbona abantu bakunda, ariko ngira ngo ni abantu cyane bo muri Kiliziya Gatolika cyane, kubera Mm. ko ivuga ku bintu by'Ukarisitiya. Kristu ni wowe funguro ry'ubuzima, ni wowe twese duhabwa tukaruhuka, n'ibindi. Wow, wow. Iyo ndirimbo Ah, twaririmbaga kera mu iseminari, muri petit seminari twarayikundaga cyane, nzi no kuyicuranga neza. aha, Nayifashe mu mutwe nzi kuyicuranga. urumva ko mbona ko, kubera ko mfite ahantu ziri kuri YouTube, ntago ari YouTube ikomeye, ariko hari abantu benshi mbona ko hari indirimbo ureba ukabona ko abantu bayikunda. Mm. Iyo iri mu zo mbona abantu bakunda, no muri za kiliziya kenshi barayifashisha mu gihe cyo guhazwa. Mm. Ubundi hari indi wenda nanatangiriyeho, indirimbo natangiriyeho gusohora indirimbo nkayishyira hanze, niyitwa ngo ufitiye inyota. Mm. Nayo ndakeka ko abantu benshi bayizi. Nayo Ngo turirimba. ufitiye inyota nyagasani, n'ibindi n'ibindi. Rwose iyo ndirimbo nayo kera mu iseminari twarayirimbaga rwose. Mm. Numva hari n'izindi, sinzi wenda, hari abashobora kuba bazi indirimbo yenda yitwa bose baba umwe. Bose baba umwe. Bose baba umwe Ndayizi, nyagasani. ndayizi nanjye. Mm. Iyo ngiyo nayo niyo nanditse. Muri make, hari izo ngizo, hari n'izindi, ariko izamenyekanye mbere cyane ziri kuri album nakoranye na korali Illumination y'i Butare muri universite. Mm. Zo zamenyekanye cyane mu gihe cya mbere, abantu benshi barazizi. Mm. Wow, ndabikunze rwose indirimbo zawe, ziba ziri seriye byatari. Ariko nk'uko nabivuze, nari nzi ko Mm. Ignace Hakizimana ari umuntu ushaje byatari, cyangwa uba mu gatabo k'umukristu. Mu Eh, gatabo k'umukristu nyine nawe uracyari na mutoya, ndabikunze. Impamvu tuba eh, tunaganiriye kuba ari ukugira tumotive n'urubyiruko babone ko umuntu ashobora gukora. Hari ibindi nk'ubu kuri ino mihanda hari ibintu biba biri gusakuza, nawe uba ubibona bitari byiza, abantu bimvesitingamo mhm, imbaraga zabo. Ariko urabona, mm, warize wiga mu iseminari, uratsinda ugera muri kaminuza y'u Rwanda, n'umuziki urawukora, nyine ukagirira igihugu akamaro, ukagirira na kiliziya akamaro. Tugira n'urubyiruko nyine rubone ko bishoboka. mm, Kugira ngo ku mbuga birirwa bari kuvuga ngo umuntu ngo abakora ngo ubusambanyi ngo bakoresheje amacupa, akaba arizo content turi kureba n'ibiki. mm, Tugomba mm, gushyiraho na content nziza, ko umuntu ashobora kwiga akaba ari dogiteri agahimba n'indirimbo zifitiye abantu akamaro, ibintu nk'ibyo byiza nyine.
Yewe. ibyo uvuga ni ukuri cyane, kuko Mm, iby'ubudogiteri n'iki cyangwa ntabwo ari byo biza mbere, ubundi mm, haza ubuzima mbere y'ibindi byose, hakaza n'ubuzima bwa roho hejuru y'ibyo byose. mm, Kuririmba rero kuza muri ibyo ngibyo bya roho cyane cyane. mm, Kandi ikindi uko ubivuga nyine, kwirirwa umuntu areba izo kontoni zindi, usanga nta kintu bimutezaho imbere cyane, cyane mm. cyane mu byerekeranye na roho. Urumva urubyiruko, ariko urubyiruko nsigaye mbona rumeze neza cyane, cyane cyane muri muzika. Ni ikintu cyo Kubera- kwishimira, ngira ngo nawe wabigizemo uruhare cyane, Mm. ukwiye gushimirwa. Mbere y'uko tuhagera nageraga ngo umbwire ku makorari wanyuze, Mm, ko nayo aba yaragize uruhare mu kugushepinga, mu kugira Ignace Hakizimana uriwe ubu ngubu, ku makorari wanyuzemo, kuko mu kanya turavuga mm. by'amakorari. Amakorari rero, ntabwo nabaye mu makorari menshi ngewe. Mm, Urumva nuko nakubwiye, natangiye kwiga mu iseminari yo ku Nyundo. hari korari ya seminari, abaseminari bose baririmbamo. Iyo nayibayemo, uretse ko nagize n'umwihariko wo kuba, mm, ngira ngo abantu benshi bazi Padiri Dominiko Ngirabanyiginya. mm, Yanyigishije umuziki, anshyira no muri fanfari. Yari afite itorero rye rya fanfari, iyo yagushyiragamo wabaga ugize imana cyane, ubwo wabaga ufite amahirwe yo gukura mu muzika. mm, Ah, naho nabayemo. Hanyuma usibye korari yo mu iseminari ku Nyundo, mba muri korari ya seminari yo ku Karubanda nyine nk'abandi baseminari bose. mm, Ariko noneho mpavuye, korali ya mbere nagezemo ikananyereka noneho icyo ari cyo kuba muri korali, mm, ni korali do Kigali. mm. Korali do Kigali nayigiyemo mu mwaka narangijemo mu iseminari. Ni kera, ni muri Ni 1998. 98 wari urangije segonderi. Mhm. Uraza no kutubwira ku ibanga ryo kudasaza, urumva uri na dogiteri, ukuntu ushobora kuba warangije ukaba ugifite itoto rimeze gutya. Byose ni umutima mwiza ubitera, iyo wishyizemo ko umuntu agomba kugira umutima mwiza. Kandi bajya banavuga ngo gusaza ni imibare rega. Ni imyaka. Eh, Imyaka, mm. nawe tugiye mu ibanga ryo kudasaza byo hari byinshi, ariko ubwo twaba tugiye mu bindi, twaba tugiye mu Turaza bya turaza medicine. kugasoreza, turaza kugasorezaho nta kibazo. Reka gukomeza, wari uri kutubwira kuri korali do Kigali ko ariyo wagiyemo Mm. ugisoza. Radio Kigali nayigiyemo, ndangiza kwiga mu iseminari ntoya ku Karubanda. Nagize amahirwe, nakunze gutaha i Kigali muri vakanse, nkajya kuri Saint Michel nkabona ko aririmba neza. Mm, Ariko hakaba hari n'umuntu wayiririmbagamo, Dr Byiringiro, uramuzi? ndamuzi. Dr Byiringiro twigaga hamwe mu iseminari ku Karubanda. Nkabona irimo, bigeze aho ndamwegera ndamubaza nti, ariko wowe hari ahantu bite uhageze ute ko nanjye mbona biryoshye? Ahita afata ukuboko anjyana gutyo, Mm, mbagiyemo nanjye ngezamo ndaryoherwa, mpuriramo n'abantu b'abanyamuziki bakomeye. mm. Nakubwira nk'umuntu, cyane cyane umuntu witwa Apollinaire Habyarimana. Abantu baramuzi, abanyamuziki bose bo muri Kiliziya Gatolika. Nawe aracyabaho. Oya, yitabye Imana Apollinaire Mm, hashize igihe. mm, ariko yagiye akoze ibintu bikomeye cyane. Yasize inkuru nziza imusozi, cyane cyane mu byerekeranye na muzika. mm. Yari n'umuntu w'umugabo cyane. Nakubwira ko ngewe, iyo Apollinaire ataza kuhaba, ntabwo mba naratinyutse kuzana indirimbo ya mbere ngo nyigeze hanze abantu bayiririmbe. Eh, niwe wanteye courage. Ndabyumva rwose, aho ari burari mu ijuru ntabwo yaba atariyo. Nizere ko ari kubyumva, kuri kumushimira. Cyane nimba ijoro ribaho Apollinaire yarigiyemo. we yaribaho. Ribaho ni uburyo bwo kuvuga. Mm, Hanyuma,
nahuriyemo nyine n'abandi bantu benshi, nakubwiye Dr Byiringiro, nakubwiye Apolineri, hari umusaza uzi umuziki cyane ariko utajya ukunda kugaragara muri muzika kubera ko wenda atahimbye indirimbo nk'abandi cyangwa ngo ajye hanze acuranga atwike. Yitwa Mutashya Jean Baptiste, abantu baramuzi, nuko abazi umuziki baramuzi, nawe yanyigishije. aracyarimo ubu ngubu. Ntabwo akiririmba ariko ahantu hose hari umuziki nzi ko habaye konseri, habaye ibintu byose birebana n'umuziki nzi ko aba ahari. Ah, Aba ahari, abantu aba nk'abantu babaye muri Illumination bose baramuzi. mm, Eh, nawe twabanye muri base, numva nari nkiva mu iseminari ndirimba ariko hari ibintu ntazi bimwe na bimwe kubera ko akenshi byabaga ari ibintu twiyigishije. ah, Naririmba nabi cyangwa nakora akantu mu muziki akambwira ati hoya si uko babikora, twaririmbanaga muri base. mm, Nakwandika utuntu tw'amanota nkamuzanira akarebaho akambwira ati hakora gutya hakora gutya. Abantu nk'abo ngabo rero nahuye nabo baramfasha cyane. mm, Ubwo aho ngaho ni muri Chorale de Kigali. Ahandi naho hamfashije ni muri Illumination. mm. Illumination y'i Butare ubwo nayo. elimination wayigiyemo uvuye donc ukirangiza segonderi wagiye muri do Kigali, ubwo elimination ni Mm. muri kaminuza. Ngiye urumva narangije navuye muri seminari nkuru njya muri universite. Hanyuma ubundi twajyaga tuvuga, sinzi nimba ariko bikimeze ubu ngubu, wenda byarahindutse. Iyo wabaga hari icyo uhuriyeho na Chorale de Kigali, icyo Mm. gihe wahitaga ujya muri Illumination. Eh, Nanone waba urangije kwiga i Butare waririmbaga muri Illumination, ntabwo warebaga ku ruhande, wahitaga urubuga, direkisiyo Chorale de Kigali. n'ubundi bishobora kuba ariko bimeze. Simbizi. Kuvuga ngo Robomberger ngo uvuyeyo wajya muri Christus Renyati cyangwa muri Keri, none elimination nitwa Chorale de Kigali direct. Ariko dabo bishobora kuba byarahindutse, nk'ubu perezida wa Keri International Dr. Mm. Aristotle Nyumuzi Mhm. Njya mubona. ntabwo nawe yahoze muri elimination, ariko ubwo urumva ariko ari muri Keri. Urumva, ntabwo bibuza ko umuntu yajya hamwe cyangwa akajya ahandi, ariko akenshi niko byabaga bimeze. Hari umubano mbese wihariye hagati y'ayo makorali yombi. Njye rero nagize umwihariko wo kuyabamo mu gihe kimwe. Hari igihe byabaye ngombwa muri Chorale de Kigali, iki gihe ibintu bitari bimeze neza, tukajya tujya gutanga umusada muri Chorale de Kigali ku cyumweru, tukazamuka tukajya kuririmba misa cyangwa tukaza gufasha muri repetition. Byari igihe cyo kwitanga cyane icyo gihe, tukabikora mbese nazibayemo mu gihe kimwe. Nyuma yaho ariko nongera mva muri Illumination, ndangije kwiga nsubira muri Chorale de Kigali. Igihe cyose urebye nta makorali nabayemo, nta yindi na korali nabayemo. Nibyo ndabikunze. Chorale de Kigali rwose ni nka Kiliziya Gatolika par rapport y'andi matorero. Hari ukuntu nanjye nyemera kuva na kera. Hari ukuntu ubona, tuvuge nko kujya muri studio, si yo yabizanye bwa mbere bagakora za ndimi bagiye bakorana. Ubwo za ndimi mwakoranaga na Kizita gihari wabaga urimo? Twakoranye, twajyaga muri studio icyo gihe. Ubu ngubu mbona ko umuziki wateye imbere cyane. Icyo gihe hariho studio imwe yonyine yashobora kudukorera kasete. Umuntu witwa Uwimana ndahazi. Twajyaga kwa Wimana tukicucika muri ka studio, tekinoloji itaratera imbere, mbese byari bikomeye. Ariko Chorale de Kigali yari zikoze, sinzi ubu alubumu zimaze kuba zingahe, ariko nyinshi zakorewe kwa Wimana nyine. Kwa Wimana nta n'izindi baranakora, nta yindi alubumu. Hari alubumu y'Ukarisitiya bigeze bakora nyuma yaho gatoya ku wundi muntu. Niya Zaburi. Niya Zaburi. Niya Zaburi nayo yakozwe n'undi muntu. Nibyo Amakuru ya Chorale de Kigali nyakurikira hafi, nanjye meze nk'ukirimo n'ubu ngubu kubera ko ndi ku mutima. n'undi perezida wayo yaransuye, twakoranye n'ikiganiro cyiza cyane.
Mm. urumva amakorali ngewe n'abayemo ni ayo ngayo, ariko ntibimbuza no gukurikirana n'andi makorali menshi. Hari n'ayo nigeze kujya mfasha, wenda nkajya kwigisha indirimbo kubera ko bambwiye bati ngwino udufashe, ariko ayo nabayemo ni ayo ngayo. Mm. Nibyo Mm. dogite, nk'umuntu rero w'umukristu ku buryo bwimbitse, urumva ko byonyine kuba warize mu iseminari intoya n'inkuru, byonyine Mm. hari urwego rw'ubukristu bihita bigushyiraho, ndetse w'umunyamuziki. Nsuba inyuma gato kuri ibyo by'ubukristu, byonyine n'indirimbo ziriya wakoze nyine zikoreshwa muri liturujia n'iz'ukwemera, bigaragaza ko nyine uri umukristu nyamukristu koko. Kuko iyo kiba utari we wari guhimba izisingiza inzoga cyangwa izivuga ibindi nyine. Nari ngiye Eh, kukubaza umuziki mm. gaturika, yenda wewe uri mukuru, wabanye n'abakuru nyine abo ba Polineri, ubwo na ba Solfe wasanga mwarabanye, aba Matayo. Eh, Mm. wawuvugaho nyine, wavuga ko gerageza kudukorera nka ntuza description nyine, mu buryo wagiye utera imbere uhereye mbere igihe uwuziye wowe. Utwinjize, uduhe ifoto y'ukuntu nyine byagenze kuva igihe wawumenyeye kugera ubu ngubu. Eh, mu by'ukuri ntago ndi mukuru cyane mu muzika, naba niraririye mbivuze gutyo. Mm, Ariko ibyo nzi abo bamata bivuga na Solve ntago twabanye birumvikana. mm, Njye abo twabanye nakubwiye ni ba Apolinere, ababyiringiro twabanye mu iseminari no hanze yayo. Hari n'abandi benshi, abanyamuzika benshi bagiye gukuraho gatoya. Hari benshi njya mbona uvugana na padiri Rushigajiki, eh, buriya hari ukuntu tuziranye nawe twabanye. mm. eh, ariko mbese ikibazo cyawe urambajije uti ubona umuzika Ifoto, warakuze. dukorera Mm, ifoto twebwe tuzi iby'iki gihe gusa. mm, Ibyo nyine bitewe n'imyaka abantu bo b'iki gihe bo muri generasiyo ibi ngibi, hari ukuntu bimeze muri ino minsi kugira ubyumve neza. Tukaba turi kubona mm, indirimbo tuvuge za Oreste Niyonzima, turi kubona mhm. izaba Mure, izaba Deni. Yego. Muri ino minsi niyo foto twe dufite. Turifuza ko Mm, wakwagura iyo foto nyine mu gihe y'umuziki mm. nyine, ukatwinjiza muri donc une évolution dans le temps. Okay. Njye nkubwiye muri makeya mbona ko umuziki mu Rwanda cyane cyane uri gutera imbere. Mm, Uri gutera imbere cyane muri aba bajene bazamuka, kuko eh, icyo nabonye ni uko bagenda bafite inyota mm, yo gushakisha ibintu bishyashya, mm, kandi bahereye ku ku yindi migabane, ku bantu b'abahanga b'abanyamuzika, bakinterpreta indirimbo zabo, bakaziririmba, bakagerageza kuziririmba. Iyo urebye nk'ukuntu nahoze mbona nk'igitaramo cya Korali do Kigali ejo bundi, mm, kandi ubona ko hari abantu b'abajene cyane cyane barimo. mm, Twe ku gihe cyacu hari indirimbo tutabashaga kuririmba, mm. ariko bafata ikirimbo cy'igikarasike ubu ngubu bakakiririmba pe bakakiryoshya Cya Henderi cyangwa cya Beethoven bakagishobora. cyane rwose. Urumva ikintu ngewe nashimyemo cya mbere ni uko bafite ubwo bushake bwo gutera imbere, Mm, kandi bahereye ku bintu ubundi twatinyaga. Twebwe twarebaga tukavuga tuti cya kiririmbo ntitwagishobora, mm, no ukabona ko babishaka. Ikindi kandi ubona ko bafite ubushake bwo kuvumbura, navuga ngo siyantifikoma, sinzi ukuntu umuntu yabivuga, kuko biriya bindirimbo tuvuga Henderi n'abandi ni indirimbo zifite ubuhanga bwinshi cyane. Ntago wayiririmba ngo uyiryoshye utabanje kwinjira muri ubwo buhanga burimo. mm, Ubundi ukareba nk'abantu bacuranga ubona ko bateye imbere cyane. Hasigaye hari abantu benshi bacuranga, ubundi twashakaga umuntu ucuranga tukiwakuya, ariko hari abantu benshi bazi gucuranga kandi neza. mm, Eh, Gusa njye nakubwira ikintu gisigaye uko njye mbibona, mm, nubwo nacyo kiriho, ariko ikintu gisigaye nk'umuntu
ubona izi ndirimbo cyane cyane z'abazungu uko ziba zimeze n'ahangaha, mm, eh, ni byiza kuziririmba no kugerageza kuyiririmba ukumva ko wayibashije, ariko mm, umuco wacu nawo ukwiye kuzamuka cyane cyane w'indirimbo, mm, ukagera ndetse nko ku kigero cy'uw'abazungu. Hari igihe dushobora kwibwira ko iby'abazungu biryoshye cyane, ariko iby'iwacu nabyo byo biraryoshye, ndetse hari n'ibyo batazi kandi biri mu muzika wacu. mm, Numva igisigaye ari uko twawuteza imbere. Nabonye ko hariho abahanzi abo ba Oreste, ba Denise n'abandi, mm. ariko mbona muri iyi minsi icyo bitaho cyane ari ari nko kurebera ku muziki wo hanze cyane kurusha kudeveropa umuziki wa kinyarwanda. Sinzi Mm. nimba mbeshya, uraza kunkosora wenda, Ako ariko kantu hari ndi kukumva kari seriye kuko Mm, eh, ngo nyine harya babyita gutera hari akantu bita alienation ariteri ariteri nko urabyumva nyine wize mu iseminari wize ikilatini ugashaka mm, kurusha kuba wowe nyine ubwo kuzanamo amavareri yo hanze cyane kandi yenda nawe ibyawe ushobora kubiteza imbere. Ejo bundi ndi kuganira na perezida nyine wa Korali do Kigali ariko kuri telefone bisanzwe ari kumbwira ukuntu uti nk'urugero nk'indirimbo ngo tukirimbira nk'indirimbo indabo za Mariya urumva ni mm, ikinyarwanda ni mu muco wacu wa kinyarwanda abanyarwanda mm, bahita bayiyumvamo ni ukugira ngo mm, nkubwire ko ibyo uri kuvuga nabyumvise bahita bayumvamo mm, igiti ikubitane nayo ifite views nyinshi kuri channel yabo ariko iyo mhm, tubirimo ibinyamahanga abanyamahanga bumva niba biri mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ntabwo aba ari icyongereza neza cyangwa igifaransa neza aha, n'abanyarwanda nabo ntibaba babyumva benshi bari ibintu biri hafi aho ariko iyo wiririmbiye ibyanyu byo mu muco hari n'igihe usanga abandi mm, babikunze uko bakavuga ati wawu muri uriya muco naho hashobora kuvamo ibintu byiza nk'ibi ngibi mm. nyine wari ushatse Ni nk'icyo ngicyo nari nshatse kuvuga. Mm, Kera wa musaza nakubwiye witwa Apolineri, hari umugani yakundaga kuducira. mm. Ubu ngubu nibwo mbona ko yajya avuga ngo nawe urya inka nka nyirayo. Ariko yabivugaga mu muziki nyine. Mm, Dushobora iby'abanyamahanga kubiririmba neza cyane pe, ariko ntibazabura ukuntu bavuga bati ariko bariya abantu hari ahantu bataragera. mm. Ako kantu akenshi kazamo, ko nkawe ariko nubwo uvuga icyongereza n'igifaransa ariko ntabwo babivuga nk'umuntu wabivukiyemo ni nk'icyo ngicyo. Eh, Ariko iby'iwacu dushobora kubideveropa tunahereye ku byo hanze, tukareba ibyiza biri mu byo hanze, tukagerageza kubyifashisha tuzamura n'iby'iwacu. mm, Hanyuma bigatuma dutera imbere mbese mu muziki, ari uwa kinyarwanda bisanzwe, ari n'uwo kwemera ku buryo bw'umwihariko. Numva ariko kantu mbese abanyarwanda ba Oreste abo ngabo bavuze n'abandi, n'ababyiringiro baracyahari simbibagirwe, mm. bakagerageza kuzamura umuzika nyarwanda ku buryo n'umuzungu azawubona avuga ati bari abantu hari ikintu kirimo mu muziki wabo natwe dukwiye gushakisha tukakigeraho, kandi birashoboka. wiwi birashoboka wiwi kuko Mm, nyine uzarebe nko yenda par extension iyo mm, abanyarwandakazi cyangwa n'abanyarwanda bagiye hanze bakabyina za danse traditionnelle zacu abazungu mm, bakunda byatari bakanabyigana ariko iyo ugiye nko kubyina nk'ibyabo hari igihe usanga utabibarusha ariko iyo mm. ibyacu bagahita babikunda bakaza no kubyigana cyane cyane. Mm, Ariko hari rimwe nigeze njyamo rimwe na rimwe n'ahangaha y'abantu tudahuje ibara ry'uruhu, mm, nigeze kujya mbereka uturirimbo twanjye bakavuga ati cya arizo babonye bagasa nk'abazikunze, ariko bakavuga bati ariko turabona wagiye wigana iby'iwacu. mm, Ariko hari nk'izo naberetse bakaba bati se ibi ngibi wabigenje ute?" yego bakabona ntabwo nk'urugero rworoshye, mm, iriya njyana ya gatanu ku umunani yego yego abazungu irabagora cyane. ubundi ngo ni poropati y'u Rwanda ngo iriya ni injyana nyarwanda ubundi Ibyo sinari mbizi ngewe, ariko nabonye ko icyantangaje ni uko bayireba nko kuyicuranga ikabagora cyane,
no Mm. kuyiririmba ukumva bagashaka kuyigira gatatu kuri kane. Yego. Eh, Kandi ubwo ariko nk'iyo ni gatanu ku munani, mm, ni sisi, ubwo ni nka turuwa witiyemu iriho na dekarisi ubwo sinzi ariko. hari igihe babikora ngewe sinsobanukirwa ngiye kubera ko iyo njyana nyizi ko nayikuriyemo, Mm, sinumve bo ukuntu batari kubyumva. mm, Ariko nk'urwo ni urugero rutoya, ni ukuvuga ko mu muziki wacu hari ibintu byihishemo natwe dushobora kuba tutaramenya neza ko birimo, ariko dushobora gucukumbura tukabigeraho, mm, bikaba byafasha n'abandi batari twebwe. mm. Dogita, ndagira Mm. ngo ushimagize korali do Kigali nk'umuntu nyine wayibayemo imyaka myinshi wambwiye, uvuge nk'ibintu byiza ubona yaba yaramariye andi makorali mu muziki gaturika wo mu Rwanda, wayishimira Mm. nibura nka bitanu cyangwa bitatu. Tuyisingize. Aha, sinzi nimba ndi bubibashe ariko ndagerageza. Mm, Radio Kigali birumvikana ko hari ibintu byinshi yagezeho kubera ko ni korali isa nkaho ari nkuru. mm, Sinzi nimba hari iyindi yiruta mu myaka mu Rwanda, mm, numva ntayo nzi, ariko mu bukuru bwayo urumva yagize byinshi byiza yakoze, nubwo hari n'ibyo itabashije kugeraho wenda. mm, Ariko icya mbere, yafashije abantu gukura mu muziki, ari abaririmba, ari abahimba, yafashije abantu benshi gukura mm, mu bumenyi bw'umuziki no kuririmba. mm, Nanjye ndimo nihereyeho, mm, icyo ni kimwe. mm, Akabiri cyo wenda ni nacyo nari kuba nahereyeho, mm. no? Yego. uko ifasha abantu iririmba mu kiliziya cyangwa no mu bindi bintu, abantu barabikunda, abantu bagafashwa gusenga, mbese spirituellement igafasha abantu benshi. Ndumva icyo ngicyo umuntu atakwirirwa agishidikanyaho, mu ndirimbo ziryoshye zikoze neza, N'abantu bibonamo. n'abantu bibonamo. Bi- Ikindi ni uko nabonye no muri iyi minsi, cya kintu, ngaruke kuri ka kantu nari mvuze, isigaye, kera hari igihe wasangaga duhera muri bya biririmbo bikomeye koko, ariko ubu ubona ko isigaye nayo igerageza kuzanamo stile zose zifasha abantu ku buryo buri wese yakwibonamo, no mu misa ya mbere bakaba bakumva bibonamo. Mm, Icyo ni ikindi. Ikindi wenda navuga, nsigaye nkibona cyane muri iyi minsi, ni nk'icyitegererezo niko navuga. mm. Numva utari buze kunyomoza cyane. Urabisobanura nta kibazo nunyemeza. Nta Mm. kibazo. Hariho korali nyinshi mu Rwanda kandi ziririmba neza, icyo ngicyo ntawe ugishidikanyaho. Mm, Ariko korali do Kigali, uhereye kuri iryo zina, ugahera ku bikorwa bafite, hari igihe nk'ubu ngubu, urugero, mm, korali do Kigali yatangiye gukora zira konseri za Christmas Carols concert muri za 2010, ngira ngo hafi aho ngaho. Kera twajya dukora udukonseri muri Saint Paul, hari abantu 50 cyangwa 100. mm, Nyuma bazana biriya bitaramo bigenda birushaho kuba inganzamarumbo, bisigaye bikomeye cyane. Niyo yabizanye n'abandi bagenda bareberaho. Ni ukuvuga ngo n'andi makorari bajya kureba, korari do Kigali yakoze iki kintu kandi ni cyiza, reka natwe tukigireho, mm, kigatuma banatera imbere, bagakora ibitaramo, bakigira kuri repertoire, ku indirimbo korari do Kigali yaririmbye, nazo bigatuma zifasha n'abandi bantu bakure, ndetse ukazasanga korari y'iwacu ishangi iri kureba korari do Kigali icyo yakoze. Ngira ngo ntabwo mbere cyangwa mvuze ko icyo kintu cyo gufasha kudevelopa umuziki n'abaririmbyi, isa naho yakigezeho, usibye no kuririmba no mu bindi bintu bya asipe nyinshi zo kuririmba, nkeka ko igenda ikigeraho. kandi nimba nibuka neza, nimba bikiri mu nshingano zabo, kubera ko nayo nkirimo,
niko byari bimeze. Niyo nshingano yo guteza imbere umuziki mu Rwanda yari bari bayifite. ishobora kuba Ndakeka ko bagifite kuko hari umuhungu wabo witwa Pisco twakoranye ikiganiro arambwira ati muri mission no kuri mm, website biriho ko ari uguteza umuziki imbere. Ndi mm, yambwiraga ngo nari mubajije ngo nambwire korali tuvuge ngo Saint Paul cyangwa Renyati iyo yakoze ibintu byiza nyine ukuntu biyumva ati iyo yakoze ibintu byiza korali de Kigali irishima biri kugera ku ntego yayo. Intego yayo ni uko abantu mm. baririmba neza bagakora amakonseri neza nyine bagatera imbere. Ati rero iyo babikoze neza tuba turishima kuko tuba turi kugera ku ntego zayo. Urumva ko ubwo baracyabikomeje. Numva niko byahoze kandi n'ubwo nimba baranabikomeje urumva ni ikintu cyiza. Ntago bakwiye kwirata ko wenda hari ibintu bikomeye bagezeho kubera icyo ngicyo, ahubwo bakwiye kwishimira ko umuziki wateye imbere. Ndakeka ari nako babifata. Kandi n'abandi hari ikintu gikunda kuza mu banyamuziki Mm, cya sinzi ukuntu umuntu yakita mu kinyarwanda, mu ndimi z'amahanga ni concurrence. mm, Ni nko gushaka guhangana, mm, eh, ariko urebye iyo uri muri ibyo ngibyo ntabwo utera imbere, mm, ahubwo uhera muri ibyo ngibyo. Ariko kurebera ku wundi ubona ko hari icyo yakurushije, ukagerageza kukigana cyangwa se no kugikora neza kurushaho, ahubwo ibyo ni byiza. mm. Mm, Nibyo rwose ako kantu ni keza. Dogite noneho korali de Kigali yenda reka tube tubivuyeho gato. Hari mm, gurupe y'abaririmbyi yitwa Rwanda Catholic All Stars. Nkawe mhm, nk'umunyamuziki mm, kandi mukuru utanahari uri a distance. Buriya hari ukuntu bajya bavuga ngo iyo ushaka kwireba ngo wisohoka mm, ugahagarara iruhande rwawe kugira ngo wibone neza. Ibaze nkawe nk'ubwo nko mu mugongo wawe ntabwo uzi ukuntu hameze. Ariko uri inyuma uri hanze yakurebera. Nyine ubu mm, ushobora kuturebera ukatwanariza ukatubona nyine muri angire zitandukanye twe tutabona. Hari abantu mm, bamwe bavuga bati Catholic All Stars yasenye amakorari, abandi bakavuga ngo yishe ngo identite y'umuziki gaturika. mhm, Ariko njye akaba atari ko mbibona. Hari abagiye babivuga ariko hari n'abandi bavuga ngo ni byiza kuko abantu benshi batangiye no kwigana n'uburyo nayo approach yazanye, hahita havuka n'andi magurupe nyine menshi. mm. Wowe nkawe nk'umunyamuziki uri ku ruhande nyine utubona gute ifoto, duha ifoto y'uko All Star imeze. Mm. Eh, Catholic All Stars rero nyibona kuri iyi mihanda nyine. Eh, mu ndirimbo mukora, Mm, usibye indirimbo nta yandi makuru menshi mfite, mm, ariko icyo mbona ngewe mu ndirimbo zikorwa mm, ni indirimbo zikoze ku bundi buryo, ku mm. buryo nabyita ngo iki se, mvuze mu gifaransa nicyo kimbangukiye cyane, Nta kibazo. ku buryo buri vivant. Wow. Mm, Kuvuga ngo indirimbo bagerageza kuziha ubuzima mm, kurusha uko zari zimeze mbere. mm, Kandi icyo ni ikintu cyiza, ni ikintu cyiza. Ntabwo indirimbo zose ntabwo zishobora kugenda kuri ritime imwe cyangwa ngo zikorwe ku buryo bumwe. Icyo muzana cyane cyane mu ndirimbo za Kiliziya Gatolika mm, ni ukuziha ubuzima, bigatuma n'umuntu uwo ari we wese utari no muri Kiliziya Gatolika yabyibonamo. Ntabwo indirimbo zose ntabwo zishobora kuba indirimbo zo gushengerera ngo umuntu abe atuje, ahubwo hari igihe ugomba gutaraka ukabyina, mm. na bimwe navuze ngo ntarake nkubyinire. Hari igihe ugomba kuba kuzanamo icyo kintu cy'ubuzima mu ndirimbo. Ngira ngo nicyo kintu cya mbere mwazanye mu ndirimbo, bigatuma n'umuntu wese. Kera mfite nk'abantu bo mu muryango wanjye b'abarokore, Mm, ariko eh, bari bazi ko hari ukuntu nandika indirimbo, ariko bakambwira bati bya bintu byawe bajyaga bansetsa ngo ni ibintu ngo bimeze nk'ibya rugamba, ariko eh, mbese ushaka kuvuga. mm, Nyuma nibwo naje kumva ko en fait ni ibintu
bo ntabwo babasha kubyina izo ndirimbo, bumva ari ibintu batibonamo. Mm. Ariko nk'indirimbo mukora, n'umurokore ashobora kuyumva ati iyo ndirimbo ko imeze neza, akaba yayikina, akaba yayumva ahantu hose ari. Mbese numva ngewe hari icyo kintu mwazanye mu ndirimbo kandi ni cyiza, nubwo wenda abantu bose ntabwo bakunda ibintu kimwe, hari undi ushobora kubyumva akavuga ati aba ari abantu bari kwica ibintu. Mm. Ariko ibyo ntabwo numva n'ibyaguca intege, kuko hari benshi dushima ko ibyo mukora ari byiza. Mm. nari ngiye kuguha urugero. Ejo bundi ku cyumweru gishize Mm. nagize amahirwe, hari umuhanzi w'umuzungu uzwi cyane witwa Andre Rieu, sinzi nimba umuzi. Ndamuzi. Ejo bundi nagiye kumureba konseri ye. Konseri ye yari irimo abantu benshi cyane barenze ibihumbi 20. Ibihumbi 20. Mm. Ibaze. ahantu ahantu yaririmbiraga, ikintu cyantangaje, nari nagiye mfite amatsiko yo kureba uko bimeze, ariko icyantangaje ni uko muri abo bantu 20 bose barabyinaga, bakavukoma amashyi, bakamukurikira ari kuririmba, kandi sitire y'indirimbo aririmba ayahera ku ndirimbo classique zitwita classique, Mm. ariko akazanamo ubuzima ku buryo budasanzwe. Mm. rero aho ngaho niho nagira ngo mpere nkubwira ko ibyo ngibyo mukora biri nko muri uwo murongo, mbese kandi ni ibintu byiza bishimisha abantu. Mm. eh, mbese muri Wow. makeya nibyo. Wow, dushyize ku rwego rwiza, utugereranyije n'umuntu twemera, ahubwo ndahita mukunda kurushaho. ushatse wamukunda, nanjye sinamukundaga cyane, ariko ejo bundi yarankomye, siko musigaye muvuga. Ese agukoma. yahise ankomye. Eh, Dogiteri, dukomeje, hari ikibazo nkunda kubaza abantu benshi twakoranye ikiganiro na Ruzigamanzi Mm. Robert. Ruzigamanzi Robert yambwiye ko uri n'umuvandimwe we. yego. Narakimubajije, nkorera nka Mm. top 5 y'amakorali akomeye mu Rwanda ubu ngubu. icyo kibazo ariko ko kitoroshye. top Nyine. 5. Mm. nzi ko abantu b'abanyamakuru cyangwa abakora ibiganiro murabikunda cyane, Eh, ariko top 5 burya ishobora kuzamo ibintu by'amarangamutima, ishobora kuzamo ibintu byinshi, Iwe amarangamutima yawe cyangwa niyo se nshaka, niyo nshaka amarangamutima yawe. cyangwa se bigahera ku byo ngewe, ku byo nzi, wenda hakaba hari andi makorali ntazi kandi ameze neza. We nta ntabwo kibazo, ni- urambwira Mm. ibyawe n'abandi tuzabihuza dukuremo umwanzuro. Icyo mba nshaka kwa kundi mvuga ni entertainment, ni ukugira dutere imbere, Mm. dutekereze, discussion, ibintu nk'ibyo. ngewe ngiye kukubwira top 5, wenda ntabwo ndi bugukurikiranyirize ngo iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, kubera ko nta rushanwa ryabaye ngo ntange amanota. ariko ndakubwira nk'amakorali mbona Mm. muri iyi minsi Mm. ndeba nkabona aranshimisha. Mm. Korali do Kigali ndayizana imbere, byo ntubindenganyirize, wenda kuba ntari objectif, kubera ko ndanayikunda, ntabwo nabiguhisha. Mm. Ni nk'umuryango wanjye, ariko usibye n'ibyo ngibyo nzi ko ikora umuziki isigaye inshimisha ku rundi rwego, niko navuga. Mm. iri muri izo eshanu za mbere, irimo mu za mbere. Mm. hari andi makorali rero nkunze kubona, nk'ejo bundi hari korali iriya Denis aririmbamo, yitwa mu cyari. Saint Paul Kicukiro. ejo bundi yaranshimishije ngewe, burya Mm. naricaye nkurikira igitaramo bari bakoze, mbona baririmbye n'indirimbo nkunda cyane yitwa Hala Madrid, Wow. kandi bayikora neza cyane. Mm. nabonye ko bari kugenda bagera ku rwego rushimishije. Mm. ubundi ariko mu bitaramo narebye, nkunza kwicara nkareba ibitaramo, wenda nkabireba nyuma. Kera International nayo ifite urwego rushimishije. Christus Renyati, nubwo ntayireba cyane, ariko ntekereza ko nkurikije n'abantu b'abahanga bayirimo, nayo ifite urwego Nyine rushimishije. nyuma ya Do Kigali wakurikizaho iyihe muri zo umaze kuvuga?
ya biri ethique. buze kungora, ikiri buze kungora kubera ko ntabwo nkurikira buri munsi, Mm. kandi ndanga kugira uwo narenganya. Ariko numva ibyiza nakubwira izo ndeba muri rusange nkabona ko Nta kibazo. urwego Abadukurikiye bo bariyaranja nabo baratubwira muri comment. Baraziduha. yego. Mm. Aha, ibyo niko bimeze. Mm. Ndumva maze kukubwira nk'eshatu cyangwa enye ahari. Wari umaze Eh, kuvuga do Kigali, Saint Paul, Christus Renyate na mm, Keri. Ubwo ni enye. yo Hasigaye. ni enye. Mm. Ntabwo nakubwira amakorali ngo nsige iluminasiyo kubera ko nyizi cyane nayo. Mushobora kuba wenda kubera ko i Butare ari kure, wenda hari ukuntu itajya igaragara cyane, ariko abanyabutare barayizi cyane, nanjye ndayikurikira amakuru yayo cyane, nzi ko wenda kubera ko ari abantu b'abanyeshuri hari igihe bigenda rimwe ari hejuru rimwe ari hasi, bamwe baba barangije abandi baje bataramenyera, ariko nzi ko ari korali nayo ni nka pepiniyeri na Mm. yandi makorali. Mm. Niho hari abantu benshi bazamukira, aho wambwiye abitwa ba Aristote, ariko nakubwira ko twese ariho twanyuze, ba Dr Byiringiro, Dr Alfred Ngirababyeyi uramuzi, eh, Nawe aba n'abandi ba Oscar, Mm. eh, n'abandi benshi. Ni petit piniere yandi y'amakorali, ntabwo yaba ivamo abantu nk'abo ngabo kandi bakomeza no kuyishyigikira nyuma ngo ibure gukomera. N'amakuru angeraho muri iyi minsi ambwira ko idahagaze nabi. Ndakubwira izo ngizo, n'izindi ntabwo zisuzuguye, ariko mubwiye izo nzi. Mm. Dr. ni abacuranzi nka Mm. batanu wemera cyane hano mu Rwanda, mu muziki gatolika wo mu Rwanda. Icyo ngicyo cyo kiri buze kungora cyane kubera ko Hari n'iyo utavuga ngo uwa mbere uwa kabiri uwo umbwiye batanu. ntabwo ntabwo ndi umucuranzi, wenda icyo ntabwo nakivuze. Mm. Gucuranga kwanjye biri ku rwego rujya kungana na ntarwo. Ariko mu bo njya mbona hari nabo ntazi amazina, nicyo kibazo. Hari abo ndeba bari gucuranga ariko nkavuga ngo uriya muhungu azi inanga, Ariko ugenda utazi. Ndabyumva. ntazi izina, ariko njya mbona uriya bita nyine mure. Mm. ubundi nkamenya Pacifique ngira ngo arabizi cyane. Mm. Pacifique tunezerwe. Ndamuzi. Abandi se mu by'ukuri naba nkubeshye ngiye kuvuga benshi kubera ko abacuranzi ntabwo muri iyi minsi simbakurikirana cyane. Ngiye kukubwira nakubwira ba kera kandi Ntabwo ntibakiri ku batwika. murongo. Abakera ntabwo batwika. Mm, Nibyo. Dr. twatangiye tuvuga ku ndirimbo zawe. mm. Ugenda unaturirimbiraho. Ubwo nyuma yo guhimba ziriya se wahise urekeraho cyangwa warakomeje se? Proje ufite mu gihe kizaza ni izihe? Uzadukorera konseri nk'umunsi umwe uturirimbire ku ndirimbo zawe, udutumire natwe tuze nyine. Eh, Proje zirahari, ah, nubwo kubera umwanya mukeya akazi dukora ntabwo ari akazi gatanga umwanya cyane, ah, bituma nyine umuziki nk'ukora ari uko nabonye akanya, cyangwa se nk'uko nakubwiye hakaba hari ikintu mbikamo indirimbo z'ibice, mm, ugasanga akantu kanjemo ndakanditse nshyize ku ruhande, nkazongera kwibuka ko kabayeho nyuma y'igihe. ah, Indirimbo mpora nandika, ariko wenda kuzirangiza nibyo ikibazo, ariko hari izo mfite. mm, Hari na album nshyashya, itari yamara iminsi mfite aha ngaha. ah, Ariko hari n'izindi ndirimbo mfite kuri kompiyuta yanjye, ariko ntari nabona umwanya wo gusohora. mm. Ubwo ngubwo ari wowe, nzi ko ujya ufasha abahanzi, ubwo nawe wenda hari icyo uzamarira muri urwo rwego. Yego. Indirimbo zirahari cyangwa Ariko zizanaba. ese nibuka ko mu minsi yashize numvise hari poroje wari ufite z'indirimbo, ushobora kuba umuntu witwa Morix ntabwo aherutse kugukorera album. Ushobora kuba hari niyo navugaga i- i- niyo i- navugaga nyine nayikoranye na Morix. kuko narabyumvise, hari abantu bajyaga na bamwe muri ba baririmbyi banjye bo muri All Star bajyaga baza kuziririmbaho.
ndumva iyo yego projet nyizi. yego cyane hari abantu baririmba neza cyane bamfashije muri iyo poroje, ariko alubumu yo yararangiye iri hanze nubwo atari yose, ariko indirimbo zarakozwe ziri aho ngaho mu majwi. Mm. Amashusho yo ni ikindi kibazo wenda umuntu azigaho kuko kubera ko wenda mba ntari hafi cyane birangora. Mm. Umunsi nzaba nabonye akanya nkaza wenda tukazikorana nanjye mpari no mu mashusho, ariko icyo gitekerezo kirahari ndagifite. Mm. Ari izo ngizo. Wanadutumira ariko tukaza tukagushutinga aho ngaho tukabihuza n'abo mu Rwanda birashoboka. Nabyo nabonye bishoboka, nibyo. Twe twagusanga aho kuri tere wowe udafite kubera akazi uba ufite, nk'umunsi umwe ari nko Eh, muri weekend tukagufata amashusho tukaza tukabihuza n'abandi ba hano mu Rwanda. icyo ni igitekerezo cyiza, ni Mm. igitekerezo cyiza. Ubundi ibyo ngibyo ni ishoboka, ari nkawe waza cyangwa nanjye nkaza, numva ari igitekerezo cyiza kuko indirimbo muri iki gihe, indirimbo idafite amashusho nsigaye mbona ko abantu hari ikiba kiburaho. Mm. Ndumva ariyo poroje izakurikiraho. Eh, Hanyuma poroje zindi zo zihoraho n'izo guhimba indirimbo, iyo nabonye akanya izo zo zihoraho, ntabwo Mm. bijya bihagarara. Hari igihe mvuga ngo wenda ngo inganzo numva yarangiye, ariko najya kumva naryama nakwicura nkumva akantu kari kuza mu mutwe, bikaba ngombwa ko nkandika. Mm. Numva ntabwo byabura. Mm. Mm. Ubwo proje zo guhimba zo zirakomeje, ufite na proje yo kuzakora video. Yenda ubwo Yego, dukorana na konseri turayishaka. konseri nta bumenyi bwinshi mbifitemo mu bya konseri. Ubwo wenda wowe uzampa ibitekerezo, ubwo umpaye icyo gitekerezo uzampa n'ibindi bijyanye nacyo. Uburyo bwo kubyempurimentinga rwose nzagufasha, tugomba kukumenya rwose, tukakubyaza umusaruro kuko ufitemo. Eh, Ni igitekerezo cyiza. mm. Mbaye mbashimiye. Dogite, ibihangano byawe umuntu abishaka yabisanga he? Ibihangano byanjye rero, hari indirimbo zitari nkeya ziri kuri YouTube. Kuri Mm. YouTube abantu bashobora kuzibonaho, no ku zindi platform nka Spotify hari iziriho, Mm. na za Apple, Mm. hari kuri izo platform Mbere kuri ntabwo YouTube, ari nyinshi ziriho. YouTube niyo dukoresha cyane mu Rwanda, ubwo YouTube channel yawe yitwa ngwiki. YouTube channel yanjye ni izina ni amazina yanjye, Ignace Hakizimana official. Nongeyeho ku kantu ka official kubera ko nabonye hari abandi bantu twitiranwa amazina yombi bivugira n'ibindi bintu bitageze aho bihuriye n'indirimbo, shyiraho Eh, ku kantu kugira ngo wenda bise nawe bikora ikinyuranyo. Hariho indirimbo zishobora kuba zigeza nko muri 50 iziriho. Njyewe mise nkora subscribe. Urakoze. Abakunzi ba Emi Pro Media rwose, dogiteri rwose yaduhimbiye indirimbo nziza, icyo twamwitura no kumukorera subscribe rwose, mwimukireho, afite abasabu 2000 n'amavideo 58, ndimo kubireba. Rwose mukore subscribe, nicyo twamwitura nyine, nta kindi, tujya duhimba indirimbo nziza yazitubwiye mu ntangiriro. Njye Ndabashimiye. subscribe yanjye ndayirangije. Murakoze. Ntabwo hariho abantu benshi bamugani. Oya, bibiri ntabwo ari bikeya, bibiri nibyo, Mm, ari amawodiyo bibiri, ntabwo ari bikeya pe. ntabwo ari Noneho bikeya. n'uwayikoze muri 2020 ntabwo ari bikeya, kandi ari Mm, amawodiyo. Mm. nta- mu by'ukuri ntabwo nkunze kwitabira gushyiraho cyane, kubera ko ni ikibazo cy'umwanya. Ariko iyo mbonye akanya, na za zindi zose twavuze zakozwe hamwe na Morix, nyinshi ntabwo zari zajyaho. Mm. Mbese urumva ko abantu bashonje bahishiwe. Rwose ni ukuri, ngenda bibasabye Mm, rwose bakore subscribe, nibura ku ryo mu kwezi kumwe turaba dufite 3,000 kwa Ignace Hakizimana official. murakoze. Nibyo.
noneho ubu se yagize nk'umuntu ukenera nk'ubufasha, yenda ntabwo yakenera kugufasha wowe kuko urihagije, ahubwo we ashaka kumufasha akavuga agakenera kuguhamagara, si watanga nimero yawe? nimero yanjye nta kibazo nayimuha. ubwo nzanayipininga ku kiganiro. Hageze wumva hari icyo namufasha cyangwa nanjye yanamfasha, byose ibintu ni magirirane. Mm, Nimero yanjye ni guteranya 32, mm. 0489 669, 4532. Wow, bose Eh, nzanayishyira ubwo- ku kiganiro. Dogite, uwa- Mm. tugana ku musozo n'igiki wa njyewe nihariye umwanya ndi kukubaza cyane, ariko ushobora kuba hari nk'akantu wifuza kuba watubwira, ari twerekeza no kuri konkuriziyo y'ikiganiro cyacu. Ubwo ariko ntabwo ari konkuriziyo nakitso turadushyizeho, tuzakomeza ubutaha, ni ukugira tutabaha Mm. ibintu byinshi, kugira ngo babanze badigere bino, ubutaha ibindi bizabona aho bijya. Mm. Icyo navuga, mbere na mbere nagushimira ko wantumiye muri iki kiganiro cyawe cyiza, nkashimira n'abagikurikiye, cyangwa n'abazagikurikira mu minsi iri imbere. Ndagushimira kandi ku gikorwa cyiza ukora, kuko ngira ngo niyo cano ikora iki gikorwa, niyo ya mbere ahari yabitangiye, um, kandi ubona ko imaze gutera imbere. Ngira ngo ufite abantu benshi bagukurikira ku isi yose, nanjye aho ndi aha ngaha ndagukurikira. Yego. Eh, Mm, numva nagushimira cyane. Hanyuma ubutumwa ni uko twakomeza twese gufashanya, duteza imbere umuziki. Ibintu ni magirirane nyine, buri wese agafasha undi. Ufite umuziki ni ikintu kinini cyane. mm, Buri wese aba afite akantu azi, akaba yakwigisha abandi, akaba yakura abandi mu buryo, cyangwa se ukaba nk'ubu ngubu nzi ko nta bantu benshi bize muzika ku buryo bwa gihanga, si benshi mu Rwanda. mm, Ushobora nko gufasha umuntu ku buryo yabona ishuri ajya kwigamo muziki, akaza akaba yafasha n'abandi gutera imbere, ibintu nk'ibyo ngibyo. mm, Nose nabwira abantu ko twakwihatira kujya dufashanya guteza umuziki imbere. Burya nta kibura icyo kimara. Nibwo umuziki bamwe bavuga ngo nta kimaze, kera bavugaga ngo umuntu ukora umuziki bakamwita ngo ni sagihobe. Ariko umuziki ufite akamaro, hari benshi utunze, niyo wabona utagufitiye akamaro, ariko mu kinyarwanda bavuga ngo nta kigozi kibura icyo gihambira. mm, Bavuga ngo ushobora kuwusuzugura, ariko wazagera imbere ugasanga hari ikintu wakumariye, cyangwa se wamariye n'undi muntu mu gutera imbere kwe, haba mu buzima busanzwe, hari no mu buzima bwa gikristo. mm. Ndumva ariyo mesaje natanga. Sinzi nimba hari icyo wifuza ko nakongera. Dogite, ndagushimiye cyane kuri uno mwanya wampaye, wigomwe, ufite inshingano nyinshi cyane, nawe utanze umuganda mu kubaka nyine. Hari ikintu njya nkunda kuvuga muri Catholic All Stars, ni ugutanga umuganda wacu mu iterambere ry'umuziki gatolika. Nk'uko natangiye mbivuga, ntabwo gukora indirimbo bihagije. Iyo tunaganiriye na ba nyirazo bazihimbye, hari ukuntu nyine natwe bitumotiva bikadutera imbaraga, ariko n'abana batoya kuri twebwe bikabarera nyine, bikabarera. Icyo kintu kirakomeye cyane nyine, kirakomeye. Nibyo cyane. Presence yawe uno mwanya utugeneye hari icyo uvuze gikomeye mu mitima ya benshi no mu bwenge bwa benshi, ariko nanjye no kuri cano yanjye ndagushimiye. Nawe utanze umuganda kugira ngo nkomeze ntere imbere. Nimba ariko bimeze, nimba hari icyo biri buze kumara kugira ngo icano itere imbere, nanjye byanshimisha cyane, no kugira ngo n'abantu n'umuziki utere imbere muri rusange. Oya, amagambo yawe uvuze muri aka kanya ko zitumaze, araza guhindukamo amafaranga.
ibyo ni byiza cyane, nayo harakenewe cyane amafaranga kugira ngo ibintu Mm, bishobore kugerwaho. mm, Ibikorwa byose bisaba amafaranga. mm. Dogite murakoze cyane. Murakoze namwe, ndabashimiye. Yego.